Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu, aho duheruka gukorana ikiganiro nakoze ubushize. Navuze ku kuba Sega yaravuze ko ubutumwa bwa Barnabas ari ukuri, bitewe n'uko ngo buvuga ko Yesu atigeze abambwa, atigeze apfa ngo anazuke. Twagerageje kureba muri Korani, tuza kureba icyo ibivugaho, tuza gusanga Korani sura ya 21 aya 34 ivuga yuko mu babanjirije Muhammad nta wigeze abaho ngo Allah amuhe kubaho ubudapfa. Byumvikana ko ababanjirije Muhammad bose ntawe Allah yigeze yemerera kubaho ubudapfa. Bivuze ngo nyine kubera ko Yesu nawe yabayeho mbere y'imyaka 600 mbere y'uko Muhammad apfa, byumvikana ko Yesu yapfuye. Kandi muri Korani bemera ko Isa cyangwa se Yesu ari muzima. Aho ugiye kubireba uhita wumva ko harimo kuvuguruzanya, harimo ukuvuguruzanya. Hanyuma ikindi twabonye nuko ku mukristo, ariko reka mpere ku Muislamu. Umuyisilamu yaza kuba yagiraga amahirwe uyu munsi, niba wemera ko Muhammad ari Umuyisilamu, iyo aba wagiraga amahirwe ukaba ugasanga Muhammad akiriho, uyu munsi wanezezwa no kumubwira ibibazo byawe ufite, wanezezwa no kumubwira ngo ariko abana baburaye, wanezezwa no kumubwira ngo ariko umwana wanjye yarwaye, kuko no mu gihe cyo kubaho kwe bajyaga baza kubimubwira. Noneho rero reka tujye ku bakristo. Islam yemera ko Yesu ari muzima, ariho, ndetse ikanemera ko Yesu afite ubushobozi bwo gukiza abarwayi, afite ubushobozi bwo kugira. Reka mbishyire hagati mu dukubo, reka tuvuge ko yari afite, ko ari byo bizera benshi, nibyo bahita bakubwira. Akiri ku isi yari afite ubwo bushobozi bwo gukiza abarwayi, bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukiza indwara z'uburyo bwose, bwo kuzura abapfuye. Uyu Yesu ko ubushobozi niwe munsi akibufite, nta hantu hamwe Korani igaragaza ko yabwambuwe. None urumva udafite ishingiro, niba wemera ko ari umuhanuzi koko, urumva udafite ishingiro. Reka tuvuge ko utemera ko ari Imana, niyo rero yaba ari umuhanuzi, uko wakwegera Muhammad ukeneye kumubwira ibibazo byawe? Ese urumva niba ari n'umuhanuzi utamwegera umubwira ibibazo ufite? Niba wemera ko ari umuhanuzi Imana yohereje, ndetse ngo ikamusapotinga, ikamushyigikira, imwoherezaho umwuka wayo, ibi ntitigeze ikora ku yindi ntumwe iyo ari yo yose, nk'uko Islam bivuga. Kubera iki Yesu yavutse mu buryo budasanzwe? Kubera iki ari we wenyine? Ngo Satani mu bandi bose ngo yagiye agerageza uko abakoraho ngo ariko ngo kuri Yesu ni umwihariko. Niwe wenyine mu bahanuzi babayeho utavugwaho icyaha icyo ari cyo cyose. Niwe wenyine wahawe gutanga ubuzima, akarema ikiremwa akagiha ubuzima kikabaho. Ibyo byose nibyo Islam yemera. Hanyuma uyu munsi aracyahari ari muzima. Urumva twebwe abakristo tudafite ishingiro ryo kumwegera tukamubwira ibitugoye? Dufite ishingiro. Twabonye uburyo Muhammad yabwiye basangira ngendo be, ababwira ngo buri wa gatanu bajye bohereza amasengesho yabo kuri we, ngo azajya aba displayed imbere ye. Ibyo twabonye hadisi zibivugaho. Ndumva hano murabona ko hano bavuga ko ari buri wa gatanu yababwiye ko bazajya bohereza amasengesho yabo. Hari ushobora kukubeshya akakubwira ko hano icyo bavugaga ngo ari ukumwoherezaho imigisha, ariko si ryo jambo rikoreshwa, kuko hakoreshwa salati.
mu cyarabu ntabwo hakoreshwa baraka. Baraka ni iwo mugisha, hanyuma salate ni isengesho cyangwa se amasengesho. So iyo Muhammad yababwiye ngo buri wa gatanu bajye bohereza amasengesho yabo, iwe ni uko ah, ni uko yasabaga ko nyine mu gusenga kwabo amasengesho yabo ariwe bayacishaho. By the way, ndagira ngo mbabwire ko na Korani ivuga ko na Allah nawe ubwe yohereza amasengesho ye kwa Muhammad. So bivuze ngo Allah asenga nawe Muhammad, cyangwa se aramusengera. Iyo amusengera abasenga nde? Okay, ntabwo ibyo ngibyo reka twe kubitindamo, ariko icyumvikana cyo ni uko dufite ishingiro zo kugira gute, zo kubwira Yesu bitugoye, kuko ni muzima. Twabonye ko ari we mwuka ngo utanga ubugingo, niwe uhesha ubugingo. So ku bakristo numva hari ishingiro ryo kugira gute, ryo kumwemera tukamusenga. Ndagira ngo muri uyu mwanya dukomeze mu kiganiro cyacu, tuza kumva ibyo Sega atubwira mu kiganiro cyiwe, aho ubushize yavugaga ko nyine ubutumwa bwiza yemera ari ubwa Barnabasi. Anavuga ko impamvu ni uko buvuga yuko Yesu atapfuye ndetse ngo azuke, ngo ibyo ari ukumubeshyera. Ariko hari inyandiko nababwiyeho yitwa yanditswe ni ubuhamya bwatanzwe na Pontiyo Pilato, wari guverineri wa Isirayeli mu gihe Yesu yari ku isi. Murayibona ngiyi hano, turebye hejuru turabibona ko hejuru byanditse ko okay, reka mbimanure. Aha murabibona ni Confession of Pontius Pilate, ni inyandiko ihari. Nahereye murabona turi kuri paje ya 17. Mwihanganeho gato, hari ubwo bigenda byihuta. Hanyuma okay, nahereyemo hagati kuko ntabwo umwanya wose twawubona. Hano tugiye kureba ni ikiganiro arimo akorana na Yesu. Hanyuma reka tugende yenda ahangaha, buri wese ngira ngo arahabona. Haravuga ngo nuko Yesu aramureba, areba Pilato. Ariko reka duhere hejuru. Aha Pilato ngo aramubwiye ngo sinshaka ko amaraso yawe amenwa. Arimo abwira Yesu ngo kubera yuko uri uw'agaciro kuri njyewe kurusha bariya abanyabinyoma b'abafarisayo. Mu cyongereza, I said to him, I do not want your blood to be shed, for you are dearer to me than all those liars, the Pharisees. Or the wickedness of those people, for they consider the condensation of the Roman power and her patience weakness, and do not understand that the bear is sometimes clad in sheep's skins. Be sure, to Jesus, I am your refuge. Be sure, I am your refuge. The place wherein you are, the Jews shall not enter. Hanyuma reka tujye hano hasi ku byo Yesu Pontiyo Pilato amaze kuvuga ari amagambo, icyo Yesu yakoze. Hano aravuga ngo then Jesus looked at me kindly and said, ngo Yesu anyitegereza n'umutima mwiza, anyitegereza neza. Hanyuma aravuga ngo when the hour foretold by the prophets is come, there is no shelter for the Son of Man, neither on earth nor under the earth. Aha ngo Yesu yaramubwiye ngo isaha yahanuwe n'abahanuzi nigera, ngo nta buhungiro cyangwa se nta bwugamo cyangwa se ntaho kwihisha hazaba hagihari ku mwana w'umuntu. Murabizi neza ko Daniyeli avuga ku mwana w'umuntu, na Yesu yakunze kurikoresha ashatse kuvuga Mesiya Abisirayeli bari bategereje. Hanyuma aravuga ngo nta buhungiro azaba afite cyangwa se nta bwihisho azaba afite
yaba ku isi cyangwa se no munsi yaho. Hanyuma the abode of the innocent is above, there is there in the heavens, and the prophecies of the prophets must be fulfilled. Hano murabona ko yakomeje amubwira Yesu yakomeje abwira Pilato ko ubuhanuzi bwahanuwe n'abahanuzi ko bugomba gusohora. Ubuhanuzi bwari buhari bwari uko Mesiya naza agomba kuzicwa. Yenda turamutse dufashe Yesaya ndibwira ko mu gice cya 53, reka turebe niba ariho nza kubibona. Bahanura ibya Mesiya, bakavuga ko naza ah, ah, naramuka aje azarenganwa akanicwa. Ni Bibiliya y'ijambo ry'Imana, reka mpindure nkoreshe yenda Bibiliya yera. Okay, murabona ko hano baratubwira ngo ku murongo wa 5, reka nongere nkore zoom neza, zoom aho buri wese abasha kubisoma. Ntacyo, reka ngire ntya, sorry ndabona birenzeho gato. Okay, so ikoranabuhanga nabyo ku ruhande rumwe hari ubwo bidusumbuwa. Okay, hano ndumva ku ruhande rumwe, reka ngabanyeho gatoya, ngabanyeho kuri zoom. Okay, gutya ndumva bigaragara. Murabona yuko Yesaya igice cya 53 umurongo wa 5 duhere ku murongo reka dore ku wa mbere, haravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Murabona ko hano bavuga kuri Mesiya, bavuze ko ibyaha byacu yaje kugira ngo abyikorere. Nyuma y'uko tubaye nk'intama zizimiye kubera kuyoba, ngo twese twabaye intatane, hanyuma Uwiteka ngo amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Hanyuma murabona ngo yararenganywe, ngo ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Murabona ko kugira ngo uko kurama kwe, uko kumara iyo myaka yose, reka tuvuge ko ari imyaka 2,000 ku Bayisilamu kuva Yesu abayeho, kurama kwe kugira ngo bibeho, Yesaya icyo yavuze ni uko bizaba nyuma y'uko agize gute, amaze kugira gute, gutanga ubugingo bwe. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Aha ubushize nababwiye neza yuko bishoboka ko umuntu runaka ashobora kuza agashaka kukubeshya, akakubwira neza yuko uyu Isaya igitabo yanditse atari amagambo y'Imana, bitewe n'impamvu. Ariko numva Sege nawe hari aho avuga yuko uyu ari umuhanuzi, avuga yuko mu gitabo cye harimo amagambo y'Imana. Murabona ko hano uyu muhanuzi witwa Dorukifle, aba scholars bamwe batekereza ko yaba ari
ari umuhanuzi Yesaya, kandi aha murabona ko ni aya ya 45 sura ya 21, nanone aya ya 48 muri sura ya 38 agarukwamo. Reka tuvuge ko aha bari konfi nabyo batabasha kugira gute kubisobanura. Tuvuge yenda ko uyu ari Durukifuri cyangwa se Ezekiyeli nk'uko twabibonye mu biganiro byashize, aho bamwe batekereza ko uyu Durukifuri yaba ari Yesaya, nako yaba ari Ezekiyeli. Ariko nabyo dukwiriye kwibaza iki kintu. Mu biganiro byashize twarabibonye ko Allah yakoze commitment avuga ko Korani ari igitabo ari igitabo cyasobanuwe mu buryo burambuye. Reka dufate urugero detailed and full, ngira ngo twanditse gutya. Murabona ko Allah muri sura ya 17 aya ya 12 hano aravuga neza yuko ngo and we have explained everything in detail with full explanation. Ni hehe ibi byasobanuwe? Hehe? Ni muri cya gitabo cya Korani. Noneho tugiye kugaruka kuri aya magambo. Uyu Durukifuri twari tumaze kubona hari hirya ninde? Ni Ezekiyeli? Ni Yesaya? Ninde? Okay, aho reka tuhave. Ubwo ni umukoro dusigiye abayisilamu. Niba uri umuyisilamu uteze amatwi, ukwiriye gutekereza kuri ibyo bintu, ukatekereza ukaza kwibaza ngo ni ibiki. Ese umuhanuzi uvugwa muri iriya aya ya 45 muri sura ya 21 ninde? Ni Yesaya cyangwa ni Ezekiyeli? Niba atari we, ko Korani ivuga neza yuko igitabo cyayo gisobanuye nk'uko iyi aya ya twabonye hano ni aya ya 12 muri sura ya 17. Murabona ko tugiye kureba no mu Kinyarwanda babivugaho. Aha murabona ko baravuga ngo twanazaniye ijoro n'amanywa ibimenyetso bibiri, nuko dukuraho ikimenyetso cy'ijoro naho ikimenyetso cy'amanywa tukigira umucyo, kugira ngo mushakishe ingabire zituruka kwa Nyagasani wanyu, no kugira ngo mumenye umubare w'imyaka n'uburyo bwo kubara ibihe. Kandi buri kintu twagisobanuye mu buryo bugize gute? Burambuye. Bivuze ko Allah imirongo yose muri Korani yayisobanuye mu buryo burambuye. None byagenze bite kugira ngo uriya muhanuzi uvugwamo hariya Durukifuri hamenyekane uwo ari we? Allah kuki atabisobanuye? Muhamadi kuki atabisobanuye? Reka twigire muri suna, tuze gukora ubushakashatsi nk'uko dusanzwe tubigenza, kugira ngo tuze kumenya ukuri kw'ibyanditswe, kuko twabonye neza yuko Yesu yavuze ngo nimuguma mu ijambo, amagambo akaguma muri mwe, muzamenya ukuri kandi ukuri kuba bature. Iyo twanditse Isaiah hano muri suna, tuza kubona neza yuko abamenyi ba Isilamu batekereza ko ngo muri sura nako mu gitabo cya Yesaya, mu buhanuzi bwa Yesaya, igice cya 42 umurongo wa mbere kugera ku wa 4, ngo uwahanuwemo ko ari nde? Ko ari Muhamadi. Murabibona. Ngiye aha ntacyo, reka ngire gutya nta click mbikore ku buryo mbasha kubiselectinga buri wese akaba yabibona. Murabona ko chapter hano biri muri ngo excellent qualities and description of the prophet. Ni ukuvuga ko aha impamvu babishyizemo ni ukugaragaza nyine ubudasa bw'ibyiza bya Muhamadi, kaliteze, noneho n'ibimusobanura ubwe. Mukabona ni muri chapter yitwa the excellent qualities of him who is preeminent among the messengers. Nyine hano ko ariwe ngo wabayeho mbere. Section 1. Reka turebe hano, baravuga ngo uwitwa Ata bin Yasar told that he met Abdallah bin Amr bin
us and asked him to inform him of the description of God messengers. Aha murabona in the Torah ngo yamubwiye kumubwira ibiranga ah, intumwa y'Imana muri Torah. Sinzi n'impamvu batagaragaza niba ari Muhamadi ubwe. Hanyuma ngo arabyemera amubwira ko yavuzwemo. Hanyuma imwe mu mirongo ya Korani ivuga ngo all prophet who have sent you as a witness, a bearer of good tidings and a honor and a guard of the common people, you are my servant and my messenger. Ibi niko byanditse, I have called you the one who trusts, not harsh or rough nor loud voiced in the streets. He will not repass evil with evil, but will pardon and forgive, and God will not take him till he uses him to straighten the crooked creed, so that people may say there is no God but God, and opens thereby blind eyes. Ahangaha nta hantu hamwe Yesu nta hantu hamwe Muhammad yigeze agira gute ahumura impumyi, ariko murabibona ko ngo azahumura impumyi agakiza ibipfamatwi, hanyuma n'abafite imitima ikomeye. Ibi ntabwo Muhammad yigeze abivuga, ariko hano bizera neza ko amagambo yo muri Yesaya, aya magambo yo muri Yesaya mu gice cya 42 umurongo wa mbere kugera ku wa 4, ubuhanuzi buvugwamo ngo bwavugaga kuri Muhammad. Ariko tugiye kureba ayo magambo muri Bibiliya, tubonye ko ni Yesaya igice cya 42 niyo reference baduhaye muri Suna. Tugiye kubireba turaza kubona hano bavuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Murabibona aha ko azazana gukiranuka kw'iki by'ukuri. Ese Muhammad yigeze azana gukiranuka by'ukuri? Uku nguku kudasakuza no kutaba umunyamahane, Muhammad niko byari bimeze? N'intambara zose yateje ndetse agasiga yigishije abe kurwana? Oya, ntago twavuga ko uyu yaba ari nde, ari Muhammad. Hano ngo ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Aha murabibona, ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Ngumva uko Imana Uwiteka ivuze. Ngira ngo muri Korani bo bavuze kugarukira hano ku murongo wa 4, ariko reka dukomeze dusoma kugira ngo twumve neza. Niba ari umuyisilamu udukurikiye, rwose utega amatwi witonze, uze kureba ibigaragaza ko Muhammad atari uvugwa muri iki gice cya Yesaya. Ntago sinzi impamvu Yesaya yaba yarafashe amagambo amwe akavugamo ukuri, ahise akurikiraho akahindura ibinyoma. Hanyuma tugiye ku murongo wa 5 niho twari tugeze, ariko muyabanje ndagira ngo we niba wadukurikiye, uyu yavuzweho ko azagira gute, ko azahumura impumyi. Tugiye muri Suna, aha niko bavuze, and opens thereby blind eyes, guhumura impumyi, and deaf ears, agakiza ibipfamatwi. Tugarukemo noneho hano, tugende ku murongo wa 5. Haravuga ngo umva uko Imana Uwiteka ivuze, yaremye ijuru ikaribamba, yarambuye isi n'ibiyivamo, abayituramo ikabaha umwuka, kandi abayigendamo ikabaha ubugingo. Akomeje kubwira umugaragu we, noneho ni Imana irimo kuvuga ngo jyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi. Urabona ko aha ni uguhabwa iyo power yo kugira gute,
izo mbaraga zo guhumura impumyi. Ese izi muhamadi yigeze azihabwa? Oya, kuko muhamadi korani tubwira ko nta gitangaza yigeze ahabwa. Ngo ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye n'ibishya ndabibamenyesha, mbibabwire bitari byaba. Nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya n'ishimwe uhereye ku mpera y'isi. Nimuririmbire mwabamanuka bajya mu nyanja mwe, n'ibiyirimo byose, n'ibirwa n'abayituyemo, ubutayu n'imidugudu yabwo, birangurure amajwi yabyo, n'ibirorero bituweho n'abakedari n'abaturage b'i Sela baririmbe ijwi rirenga bari mu mpinga z'imisozi. Ibyo nibyubaha Uwiteka, byamamaza ishimwe rye mu birwa. Uwiteka azatabara ari intwari, arwane ishyaka nk'intwari mu ntambara, azivuga arangurure ijwi, ababisha be azabakoreraho ibikomeye. Dore imbara nacecekeye, narahoze ndiyumanganya, noneho ndataka cyane nk'uko umugore uramukwa asamaguza asemeka. Nzarimbura imisozi n'udusozi, numisha ubwatsi bwose, kandi imigezi nzayihindura ibirwa. Okay, aha murabibona neza yuko murabibona ko uwavugwagamo hano yari afite abahanuzi babivuga bavuze ko azaba afite ubutware bwo guhumura impumyi, agakura abari mu nzu z'imbohe, akabakuramo. Ngira ngo dushobora gufata nanone na Yesaya igice cya 43. Turaza gusanga n'ubundi bagaruka ku kuvuga ku by'umuhanuzi cyangwa umugaragu w'Uwiteka. Tugiyemo hano ku murongo wa uwera wa Isirayeli umukiza wawe, nagutangiriye Egiputa aho inshungu, Etiyopiya n'i Seba nahatanze ku bwawe. Okay, ntutinye ndi kumwe nawe, nzabana nawe, nzabwira ikasikazi ntibarekure. Okay, dukomeje tujye kureba katurore. Aha, katurore agasohora amagare n'amafarashi bya kera ntimubyibuke, dore ngiye gukora ikintu gishya, inyamaswa zo mu gasozi. Okay, aha ndabona batatubwiye, ariko ntacyo, reka turebe hano. Turabizi neza ko muri Bibiliya Yesu yagiye avuga ko ababarira ibyaha. Aha Uwiteka Imana ubwayo irimo iravuga ngo ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Aha rero murabibona ko Yesu niwe yaravuze ko yaragiye ababarira abantu ibyaha. Mu yandi magambo yavuze ko we ubwe ari Imana. Reka turore muri Yesaya yenda igice cya 61. Reka turebe mu cya 61, kuko naho bagaruka kuri uyu mugaragu w'Uwiteka. Aha hano baravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo, no guhoza abarira. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira, no kubamba no kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse, maze ibihe byinshi yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Aha murabona ko ni umugaragu w'Uwiteka ugarukwaho, avugwaho uko azagira gute, azakora, uwo azaba ariwe karita azaba afite yujuje. Izi rero ntabwo dusanga Muhamadi azifite. Reka tugaruke, dushobora no kureba muri Yesaya mu gice cya 63, kuko naho bamugarukaho. Ngira ngo aho bamuvuga ni na henshi.
Ah, okay. Ngira ngo ibi nabyo hari aho babikoraho referanse muri 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 mu nyandiko z'aba isilamu. Um, okay. Kuko yavuze ati ni ukuri aba ni abantu banjye yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose nuko ababere. Okay, murabona ko hano, reka ntacyo duhere ku murongo wa mbere ngira ngo biraza kudufasha. Haravuga ngo uriya ninde uturutse muri Edomu agahaguruka i Bosira yambaye imyambaro y'imihemba, yambaye imyenda y'icyubahiro, agendana imbaraga zihebuje. Bagatanga referansi zindi muri Bibiliya. Ni jye uvugisha gukiranuka, nyir'imbaraga zo gukiza. Murabibona? Ni iki gitumye imyenda yawe itukura, imyambaro yawe igasa n'iy'uwengesheje ibirenge mu muvure wengerwamo vino? Noneho hano bakavuga ngo niyengesheje umuvure njyenyine, mu bantu bo mu mahanga yose nta n'umwe twari kumwe. Ni ukuri nabengesheje ibirenge ndakaye, mbavugisha umujinya wanjye, maze amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye. Imyenda yanjye yose irahindana, kuko nari naragambiriye umunsi wo guhoreramo inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye nawe uratashye. Nararanganije amaso mbona ntawe utabaye, ntangazwa n'uko ari nta wandengeye, nicyo cyatumye ukuboko kwanjye kunzanira agakiza. Ni ukuvuga we ubwe aritabara, urimo kuvugwa hano. Uyu ni umugaragu w'Uwiteka, kandi Korani ivuga ko nta wundi mutabazi cyangwa se murinzi utari Imana. N'uburakari bwanjye nibwo bwandengeye. Murabibona ko hano uyu mugaragu w'Uwiteka niwe urimo kuvugwa aha. Mvugisha amahanga uburakari bwanjye, mbasindisha umujinya wanjye, amaraso yabo nyavushiriza ku isi. Nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye. Ngira ngo hano ukurikije uko mubibona hano baravuga ko azajya yogeza ibyo Uwiteka yamugiriye. Ntabwo ari Uwiteka urimo kuvuga we, ahubwo ni wa mugaragu w'Uwiteka. Yangiriye neza n'ishimwe rye, ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana. Muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, ibyo yabahereye ubuntu, kuko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze ati ni ukuri aba ni abana banjye, abana batariganya, nuko ababere umukiza. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Ndagira ngo mvuge kuri iki kintu ku bayisilamu. Murabizi neza yuko Allah ahakana ko ari umubyeyi uwo ari we wese. Ntabwo rwose ni igisebo we kwitwa ko ari umubyeyi w'umwana w'umuntu. Ariko twebwe Imana yacu ntifite isoni zo kwitwa Imana yacu, ntifite isoni zo kwitwa data wacu. Ntabwo ifite isoni zo kwitwa ko ari umubyeyi wacu, oya. Kandi impamvu ni uko ahangaha itwereka urukundo rwayo, bityo tukayegera tudatewe n'ubwoba, ahubwo tukayegera kubw'urukundo yatugaragarije. Icyo ni ikinyuranyo kiri hagati y'ubukristo na Isilamu. Ariko baragoma, babaza umwuka wera, bababaza umwuka we wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo, maze yibuka ibya kera, yibuka Mose n'abantu be, ati uwabazamuranye n'abungeri b'intama ze akabakura mu nyanja agiye he? Uwabashyizemo umwuka we wera ari he? Aha murabibona ko iyo tugiye mu bitabo byose bya Yesaya, n'abahanuzi benshi bamuvuzeho. Nuko nafashe Yesaya wenyine, ariko dushobora gufata nanone Yesaya tuvuge mu gice cya 45, ndumva naho bamugarukaho. 45 ndabona bano batubwira ibya Kuro. Reka turebe Yesaya 40 reka dufate 57, turebe icyo batubwirayo. Umukiranutsi arashira ariko ntababyitayeho.
okay. Aha ndabona batabivuga ariko dufate Yesaya 49, 49 ndumva ariho naho bavuga ku mugaragu w'Uwiteka. Uwiteka yampamagaye ntaravuka, murabibona hano ni umugaragu w'Uwiteka uvugwaho hano. Ni Yesu wahanurwaga, aravuga ngo nimunyumve mwabirwa mwe namwe mahanga ari kure, nimutege amatwi, Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, ampisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi ampinduye umwambi usennye, mu kirimba cye nimo andindira rwose. Kandi yarambwiye ati, ni wowe mugaragu wanjye Isirayeli uzampesha icyubahiro. Ariko ndavuga nti, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera. None rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we, mugarurire Yakobo. Aho umuntu ushobora guhita ategereza akibwira neza yuko hano Yakobo ari we wabwirwaga, kuko Yakobo niwe Isirayeli, aha ngo niwe mugaragu wanjye Isirayeli. Ushobora guhita wibwira ko urimo kuvugwa hano, urimo kuvuga hano ari uyu nguyu nyine Yakobo, ariko si byo. Murabona ko hano tugeze kuri uyu murongo haravuga ngo noneho rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we, mugarurire Yakobo. Urumva ntabwo Yakobo yaba ari uri buze kugira gute kwigarurira ubwe. Isirayeli amuteranirizweho, kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbere y'imbaraga. Aravuga ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije. Aha muzabyumva yuko Abayisilamu bavuga ko Yesu ngo yatumwe ku bisirayeli gusa, ariko ntabwo ariko kuri. Aha Yesu yatumwe ku bantu bose, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga. Murabizi neza yuko Allah avuga neza yuko ari umucyo. Allah is the light. Reka tukore ntuza, Allah is the light. Iyo tugiye kureba muri Korani tuza gusanga arabivuga. Hanyuma uyu mugaragu w'Uwiteka uvugwamo hano avuga yuko nawe Imana yamusezeranyije ko azaba umucyo. Allah is the light. Katurore ni aya ya kangahe? Okay, and follow the light, ariyo Quran. Allah is light. Namubona ko bamugarukaho, bagaruka ku kuba ari umucyo, ari nka attribute ya Allah. Ariko katurore ni iyihe aya ivuga ko Allah ari umucyo? Okay, ngiye murayibona ko muri sura ya 24 aya ya 35 ivuga ko Allah is the light. Allah ni iki? Ni umucyo. Tujye mu Kinyarwanda ni 24:35. Dukora ubushakashatsi 24 aya ya 35 iratubwira neza ko Allah ari iki? Ari umucyo, cyangwa se urumuri rw'ibirere n'isi. Murabibona ngibi hano, iyi ni Korani. So hano uyu mugaragu w'Uwiteka aravuga ngo ubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Target ni uko agakiza kagira gute? Salvation igera ku isi yose. Ngo ibi nibyo Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli wera we abwira uw'abantu basuzugura. Murabizi ko kuri Korani, muri Isilamu bavuga ko Yesu nta kindi yari cyo uretse kuba ari umuhanuzi. Ibyo ubwabyo urumva ko ari kumuvuga bamusuzuguye. By the way, Muhammad yavuze ko nagera mu ijuru ngo azaryamana na nyina wa Yesu. Uwabikenera ibyo yabibona, cyangwa se ubutaha tuzabibashakira. Uw'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware atabami bazabireba bahaguruke, n'ibikomangoma baramye, kubw'Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isirayeli wagutoranije. Uwiteka aravuga ati, igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu utume baragwa gakondo yabo,
yabaye umwirare. Uyu wavugwaga ninde? Ni Yesu, ntabwo ari Muhammad. Yahanuwe kenshi, ntabwo rero dufata igice kimwe ngo umuntu akideviye uko abishaka, ntabwo rwose ariko kuri. Murabona ko aha bagaruka gukoresha izina bwite ry'Imana Abisirayeli bizeraga, abakristo twizera, ni Yehova. No muri Yeremiya Imana ubwayo yavuze yuko izina ryayo bwite ari Yehova, bivuze ngo ndi cyangwa se ndiho. Ni ukuvuga bivuze Imana ibaho. Hanyuma ndagira ngo ngane ku musozo, nibutsa akantu kamwe nigeze kuvugaho hano. Aha murabona ko mu gihe cya Pilato yavuze iby'uko bazanye Yesu bashaka ko abambwa. Tugiye gukomeza ugakora ubushakashatsi, tuza kubona ko byaje kugeraho afata umwanzuro aramubamba. Muri iyi confession Pilato ubwe avuga nuko umugore wiwe, n'amazina ye ndumva wabishaka yazabibonamo, avuga ko umugore we yamubwiye inzozi yarose z'uko uwo agiye gucira urubanza ari innocent, nta cyaha afite. What sayest thou, is he innocent? I have seen and beheld many of the aristocrats and of the Pharisees and the servants of the chief priests arouse the people by saying unto them, do not fear, make loud your cry, make more commotion. Really, when they cry out, crucify him, crucify him. Murabona ko hano aba bari bakamijeje bifuza ko abambwa. Hanyuma dukomeje muri confession of Pilate, muri iyi nyandiko, uwakomeza abibona neza yuko byarangiye Yesu abambwe kandi aza kuzuka. Nyuma yo kuzuka ndetse aza kuzura, ngira ngo ni umwe mu rubyaro rwa uwitwa ngira ngo Yohana. Ngira ngo naho umukoro buri wese akazashaka iyi nyandiko akagenda akayisoma, ibyo yazabisangamo. Ndagira ngo nsoze mbashimira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, kandi mbabwira ngo dukomeze gukora share, subscribe, ndetse no gutanga comments zituma turushaho kunoza ibiganiro byacu. Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda. nawe utaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.